Ndabasuhuje inshuti za Jumbo Stories aho muri hose, nizera ko mumeze neza. Uyu munsi nifuje kubaganiriza ku ngingo ireba ku buzima tubamwo bwa buri munsi, ku mibanire ndetse n'umuryango. Ntabatindiye, reka turebe icyo muri iki gihe twita umugore mwiza, kuko iyo uvuze iryo jambo benshi babyumva bitandukanye. Iyo tuvuga umugore mwiza, akenshi abantu bahita batekereza ku isura. Umugore ufite uburanga, wambara neza, ukunda kugira isuku no kwiyitaho. Birumvikana ko ashobora kugaragara neza, ariko ikibazo kikaba iki ngiki: ese ubwiza bwo ku mubiri burahagije kugira ngo tuvuge ko umuntu ari mwiza? Oya. Uko imyaka igenda ishira, umubiri urahinduka, imiterere umuntu yari afite akiri muto ikagenda ihinduka, ariko umutima mwiza, ubupfura, ubwenge n'indangagaciro bishobora gukomeza umuntu kuba mwiza no mu gihe isura ye yaba itakiri nk'uko yari imeze mbere. Niyo mpamvu umugore mwiza atari uwurebwa gusa, ahubwo ari n'uwumva. Si uwishimira gusa, ahubwo ni n'uwubahwa. Si uwitabwaho gusa, ahubwo ni n'uwitaho abandi. Ubwiza bwo hanze rero bushobora gutuma umuntu akureba, ariko ubwiza bwo mu mutima nibwo bushobora gutuma umuntu agumana agaciro ke igihe kirekire. Hari kandi abantu iyo bageze ahantu ibintu bituza, iyo bageze mu rugo bakazana amahoro, bagera mu kazi bakazana ubufatanye, iyo bari mu nshuti bakazana ibyishimo. Umugore mwiza nawe ashobora kuba umuntu nk'uwo aho ari hose, akagerageza kuba umuntu wubaka aho gusenya. Ntabwo bivuze ko atajya arakara cyangwa ngo atagira ibibazo, kuko nawe ni umuntu urakara, akababara, akarira, kandi ashobora no gukora amakosa. Ariko ikimuranga ni uko atemera ko uburakari bwe bumutegeka igihe cyose, kuko iyo habaye ikibazo ashaka igisubizo, haba kutumvikana agashaka kuganira. Iyo umuntu akosheje ntiyihutira kumusebya cyangwa kumwambura agaciro, kuko azi ko amagambo umuntu avuga ashobora gukiza, ariko ashobora no gukomeretsa. Niyo mpamvu umugore mwiza amenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, akamenya ko gutsinda impaka atari byo by'ingenzi buri gihe, ahubwo ko rimwe na rimwe icy'ingenzi ari ugukiza umubano. Ikindi kiranga umugore mwiza ni impuhwe, kuko umugore ufite umutima mwiza ntashimishwa no kubana n'undi muntu ubabaye. Iyo abonye umuntu ufite ikibazo ntahita amucira urubanza, ahubwo yibaza icyo yakora kugira ngo uwo muntu amererwe neza. Ashobora gutanga inama, ashobora gutega amatwi, ashobora no gufasha mu buryo bushoboka, cyangwa rimwe na rimwe akaba hafi y'umuntu gusa akamwereka ko atari wenyine. Hari igihe umuntu adakenera amafaranga menshi cyangwa igisubizo gikomeye, ahubwo aba akeneye umuntu umuhumuriza. Uwo nawe ni ubwiza. Umugore ashobora kuba mwiza cyane ku mubiri, ariko iyo adafite indangagaciro, ubwiza bwe bushobora kutagira igisobanuro gikomeye. Kuko umugore wubaha abantu, uvugisha ukuri, wizerwa kandi ukora ibyo yemeye, niwe mugore ufite agaciro. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bamukunda, ahubwo icy'ingenzi ni uko abantu bamwubaha. Umugore mwiza kandi ntiyubaka ubuzima bwe ashingiye ku gushimisha buri wese, kuko azi icyo yemera, icyo adashaka, azi n'aho agomba gushyira umurongo. Kandi kumenya kuvuga oya igihe bikenewe nabyo ni kimwe mu bigize kwiyubaha, kuko umugore wubaha abandi ariko utiyubaha ashobora kwisanga ahora atakaza amahoro ye kugira ngo abandi bishime. Reka turebe umugore mwiza mu rushako. Mu rushako nta mugore utunganye kandi nta n'umugabo utunganye, kuko abantu babiri iyo babanye hari igihe batumvikana, hari igihe umwe akora ikosa, hakabaho amagambo ababaza, amafaranga akabura, inshingano z'urugo zikaba nyinshi, hari n'igihe umwe yumva atumvwa. Ni muri ibyo bihe umuntu amenya neza uwo babana, kuko umugore mwiza mu rushako si utagira amakosa, ahubwo ni uwemera ko hari ibyo agomba gukosora. Iyo yakoze ikosa akashobora gusaba imbabazi.
Iyo hari ikibazo ashaka kuganira aho guhita afata icyemezo ahubutse. Ariko nanone kuba umugore mwiza ntibisobanura kwihanganira akarengane cyangwa ihohoterwa. Umugore agomba kubahwa nk'uko nawe yubaha. Kandi urugo rwiza ntirwubakwa n'umuntu umwe, rwubakwa n'abantu babiri bafite ubushake bwo kumva, kubaho no gufashanya. Hari abagabo bavuga ko umugore mwiza ari uwubaha umugabo we. Ibyo ni ingenzi koko. Ariko kubaha umugabo ntibivuze kumufata nk'umuntu udashobora kwibeshya, no ku mugabo bikaba uko. Umugore mwiza n'umugabo mwiza bagomba kugira umuco wo kubahana, kuko umugore ashobora kuba inkingi y'urugo, ariko ntibivuze ko agomba kwikorera byose wenyine, kuko gufashanya ari ingenzi. Niba hari ikibazo cy'amafaranga bakakiganiraho, niba hari ikibazo cy'abana bakagisha inama, cyangwa niba hari umushinga bakawutegurira hamwe. Ikindi ni uko iyo umwe afite intege nke undi amushyigikira, kuko urugo si ahantu umuntu ajya gushaka uwumukorera byose. Urugo ni ahantu abantu babiri bashobora kubakana. Muri iki gihe kandi hari ikindi kintu cy'ingenzi abantu bagenda basobanukirwa. Umugore mwiza ni umugore ufite intego y'ubuzima, umenya aho ashaka kugera, aho ashaka gukora, aho ashaka gutera imbere, n'aho ashaka gukorera impano afite, agashaka kugira icyo asigira umuryango we na sosiyete. Umugore ntabwo akwiye kumva ko agaciro ke kose gashingiye gusa ku kuba ari umugore w'umuntu cyangwa nyina w'abana. Ibyo ni ingenzi, ariko nawe ubwe afite ubuzima bwe, impano ze n'inzozi ze. Umugore ufite icyerekezo arushaho kugira icyizere, kandi iyo umugore yiyubaka ntabwo bivuze ko asenya urugo, ahubwo iyo bikozwe neza iterambere rye rishobora kuba inyungu y'umuryango wose. Umugore mwiza ni uwigirira icyizere, akagira inzozi zifite agaciro, akamenya nanone ko ashobora kwiga ikintu gishya, ko ashobora no gukosora aho yakosheje, kandi cyane cyane kumenya ko adakeneye guhora yigereranya n'abandi kugira ngo yumve ko ari mwiza. Imbuga nkoranyambaga zatumye abantu benshi bigereranya n'abandi, umwe akareba undi akavuga ko ari we ufite umubiri mwiza, ariko ukuri ni uko ibyo tubona ku bandi atari ubuzima bwabo bwose. Umugore mwiza rero ni uwiga kwiyakira no kwiyubaka aho guhora yigereranya n'abandi. Hari abantu batekereza ko kuba umuntu mwiza bisobanura kutajya ukora amakosa. Oya, umugore mwiza nawe ashobora gufata icyemezo kitari cyo, ashobora no kubwira umuntu nabi cyangwa akababaza uwo akunda, akaba yatakaza amahirwe cyangwa agatsindwa. Ariko ikimugira mwiza ni uko atemera ko ikosa rimubera iherezo. Araryigiraho, agasaba imbabazi aho bikenewe, akikosora, akongera agatangira. Kuko ubwiza nyabwo ntibupimirwa ku kuba umuntu atajya agwa, ahubwo bupimirwa no ku buryo abyuka iyo yaguye. Hari igihe sosiyete ishyira igitutu ku mugore, ikamwumvisha ko agomba kuba mwiza, kandi ko umugore mwiza agomba kuba ananutse, agomba kwisiga, agomba kwambara neza, kandi agomba kubyara. Ibi byose bishobora gutuma umugore yumva ko adahagije. Nyamara umugore si isura gusa, ahubwo umugore ni umuntu ufite inzozi, ubushobozi, intege nke n'imbaraga. Niyo mpamvu tugomba kwiga kureba umugore mu buryo bwagutse, tukareba ubwenge bwe, umutima we, indangagaciro ze, n'uko afata abandi. Kuko ubwiza bwo ku maso bushobora gutuma umuntu amureba, ariko ubwiza bw'umuco nibwo butuma umuntu amwubaha. Nshuti bakunzi, nyuma yo kuganira kuri iyi ngingo umugore mwiza ninde? Kuri jye umugore mwiza numvise atari uwambaye neza gusa, atari ufite n'isura nziza gusa, ahubwo umugore mwiza ari umugore uzi agaciro ke, akubaha abandi, akagira umutima wo kubaka, akagira impuhwe, uvugisha ukuri, uwemera gukosora amakosa, kandi agaharanira gutera imbere. Kuko umugore ashobora gukunda abandi ariko nawe ubwe akiyubaha. Ashobora kuba inkingi y'umuryango ariko ntatakaze uwo ari we. Umugore ashobora no kugira intege nke
ariko ntareke izo ntege nke ngo zimubwire ko ntacyo ashoboye, kandi cyane cyane si umuntu usabwa kuba atunganye kugira ngo akunde kandi akundwe, ahubwo ni umuntu ukomeza kwiga, gukura no kuba inyangamugayo. Niba uri umugore ntukibaze gusa ngo ese ndasa neza, ahubwo jya wibaza uti ese aho ndi ndazana amahoro, ese abo mbana nabo ndabumva kandi nkabubaha, ese nzi agaciro kanjye, ese ndakora ngo ejo hanjye harusheho kuba heza. Kuko amaherezo ubwiza bushobora gutuma umuntu akureba, ariko umutima mwiza, indangagaciro n'ibikorwa byiza nibyo bituma umuntu atibagirana. Nshuti bakunzi bacu, tugana ku musozo, niba nawe ufite igitekerezo kuri iyi ngingo watwandikira muri comment ukatubwira uko ubyumva. Jye wabagezagaho iyi nkuru ndi Simbi Diane Batsinda, naho ubutaha, murakoze.